السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. shimwe ikoze bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari kubasozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomereje hamwe kurebera hamwe amasomo y'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twifashishije igitabo Rawdatul Anwar fi sirati an-nabiy al-mukhtar, igitabo ubustani bw'urumuri mu mateka n'imibereho y'umuhanuzi watoranyijwe nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Twari twagarukiye ku muryango ugira uti al-adhan, umuhamagaro w'isengesho adhan. Ubusanzwe mbere yuko adhaniza, ntabwo guhamagarira abantu isengesho byakorwaga hatowe adhan. Adhan rero yaje kuvahi, byaje kugenda bite? Qala rahimahullahu ta'ala: wa bada'a al-muslimuna يحضرون للصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها. Abisilamu batangiye kwitabira ahanga hari nyuma yuko umusikiti wubatswe n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abisilamu batangiye kwitabira amasengesho 5 buri munsi mu mbaga, kandi bagategereza ibihe byayo. Bamwe muri bo bakayakorera ku gihe, abandi bakayakereza. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abayisilamu bajya inama ku kimenyetso cyajya kibamenyesha ko amasengesho ageze. Bamwe muri bo batanga igitekerezo cy'uko bajya bacana umuriro, bakawuzamura, bacana umuriro kubera ko ntabwo bari bazi uburyo babigenza. Adhana yari itarategekwa, batarabona itegeko ryo guhamagarira abantu bakoresheje adhana Allahu akbar Allahu akbar. Bamwe batanga igitekerezo cyuko bajya bacana umuriro bakawuzamura kugira ngo bamenyeshe abantu ko igihe cy'isala kigeze. Abandi batanga igitekerezo cyuko bajya bahuha mu ihembe kugira ngo bamenyeshe abantu ko igihe cy'isala kigeze. Abandi batanga igitekerezo cyuko bajya bavuza inzogera. Nuko Umar ibn al-Khattab, Imana imwishimira, atanga igitekerezo agira ati: ese ntihajya hoherezwa umugabo uhamagarira abantu isala agira ati: as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, mwitabire isengesho. Bisobanuye mwitabire isengesho ry'imbaga. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemera iki gitekerezo ndetse inagishyira mu bikorwa. Yemera igitekerezo cya Umar ibn al-Khattab cyo kuzajya bashyiraho umugabo igihe cy'isala cyaba kigeze, akagenda ahamagara abantu ati: as-salatu jami'ah, igihe cy'isala y'imbaga kirageze, cyangwa se mwitabire isengesho ry'imbaga. Hanyuma Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih al-Ansari, Imana imwishimire, uyu numwe mu basangira ngendo b'intumwa y'Imana wakomokaga i Madina, wari umusangwa w'i Madina. Yaje kurota ibigendanye n'umuhamagaro adhan. Yarose mu nzozi ibigendanye n'umuhamagaro dukora Allahu akbar Allahu akbar kugera kuri la ilaha illa Allah. Nuko araza abibwira intumwa y'Imana, Imana ihamahoro imigisha, iramubwira iti: ni inzozi z'ukuri. Uyu Abdullah ibn Abd Rabbih warose izi nzozi nk'uko bigaragara muri hadithi y'Imam ndende. Avuga ko yari aryamye mu nzozi yari aryamye, aza kubona umugabo umuzenguruka. Aza kubona umugabo arimo aramuzenguruka. bagenda bagirana ibiganiro by'ibigendanye na adhan,
n'ibyo bakora by'uko bashaka gushyiraho umuriro. Arangije aramubwira ati nakwigisha amagambo meza kuruta ayo ngayo. Amwigisha amagambo yo gutora adhana cyangwa se amagambo akoreshwa muri adhana. Araza bibwira intumwa y'Imana uko yarose inzozi. Intumwa y'Imana aramubwira ati izo ni inzozi z'ukuri. Maze intumwa y'Imana imutegeka, maze intumwa y'Imana amaze kubibwira ayo magambo yose imutegeka yuko yayigisha Bilal ibn Rabah kugira ngo ajye ayifashisha mu guhamagara, kugira ngo ajye ayifashisha mu guhamagara, kuko yari afite ijwi rigera kure kurusha irya Abdullah ibn Abdurabbi. Uyu nguyu warose izo nzozi, Bilal niwe wari ufite ijwi riranguruye rinagera kure kurusha uyu nguyu warose izo nzozi. ومن هذا الحديث cyangwa se muri iyi hadith amenyi bakuramo nanone indi faida igaragaza ko hari ubwo umuntu ashobora kuzana igitekerezo cyiza ariko nibibe ngombwa cyangwa se ntaba ari we uhabwa kugishyira mu bikorwa kabone nubwo yaba yakizanye. Hari ubwo umuntu ashobora kuzana igitekerezo cyiza ariko ntahabwe kugishyira mu bikorwa kubera ko atari we ukwiriye kuba yashyira mu gikorwa icyo kintu. Bitandukanye n'abantu muri kino gihe, umuntu azana igitekerezo cy'ibintu akumva ko agomba no kuba ari we wabihagararira akabishyira mu bikorwa kandi nubwo yaba atabishoboye. Nuko Bilal ahamagara umuhamagaro w'isengesho Umar ibn al-Khattab, Imana imwishimire, yumvisha ijwi. Umar ibn al-Khattab yumva ijwi rya adhan, araza atwaye umwitero we mu ntoki, maze aravuga ati ndahiye ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ko narose nk'ibi. Nuko inzozi ziba zibaye impamo. Ukuvuga ngo izi nzozi za adhan zaroswe n'abantu babiri, zaroswe na Abdullah ibn Abdurabbi, zirotwa na Umar ibn al-Khattab, inzozi zimeze kimwe. Maze umuhamagaro w'isengesho rya adhan ubaye kimwe mu birango by'idini ya Islam guhera uwo munsi. قال رحمه الله تعالى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yari igeze i Madina yakoze ikindi gikorwa gikomeye cyane, aricyo gikorwa cyo kunga ubuvandimwe hagati y'abimukira al-muhajirina n'abari batuye i Madina. Yarizanye, yari yo ubwayo yari yimukiye i Madina ivuye Makka, ndetse iri kumwe n'abandi bantu batandukanye bavuye Makka bagiye Madina. Muribuka ko bageze ni Madina ubuzima bwaho bukabagora. Muribuka ko bageze Madina ubuzima bwaho bukabagora kubera ko Madina bwari ubutaka buriho ibyorezo, bwari ubutaka buriho ibyorezo byinshi, ndetse ari n'ubutaka batamenyereye, ndetse bahura n'ikindi kibazo cyo kuba umuntu iyo ataye cyangwa se yimutse avuye ku butaka bwe yavukiyeho yakuriyeho, agira ikintu ku mutima cyo kubukumbura no kutabasha kwakira hagiye mu buryo bworoshye. Intumwa y'Imana rero ikigera i Madina yagombaga kugira ibyo ikora. Mu byo yakoze yasomye iduwa nk'uko twabibonye mu masomo y'ubushize. Isoma iduwa isaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakura ibyo byorezo aho ngaho i Madina ikabitwara ahandi hantu, Allah arabihakura. Ndetse inasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaha abantu bimukiye i Madina gukunda ubwo butaka bwa Madina kurusha uko bakunda ubw'Imaka. No muri kamere y'Abansar n'ubuntu bwabo nuko barushanwaga mu kwakira bimukira babageraho mu mazu yabo. Ubusanzwe Abarabu intumwa y'Imana yakomotsemo ma'rufina bil karam. Abarabu intumwa y'Imana ikomokamo, arhamkumullah, Abarabu intumwa y'Imana ikomokamo cyangwa se intumwa y'Imana yaje yoherezwamo, cyangwa se Abarabu muri rusange ni abantu bazwiho kugira ubuntu, ni abantu bazwiho kugira ubuntu birenze ibyo ngibyo. Noneho banarushanwaga mu kwakira bimukira babageragaho mu mazu yabo. Bari bameze nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala ushobora
byose yabavuze muri Qur'ani muri ayatul hashri aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haja ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى من آية يونك من سورة الحشر آية چندا الله أبفقه أجرتي نهو باندي واتو ينبريا بيشجيهو چا مدينة أفقه أبسانوا basanzwe i Madina aribo Ansar bahisemo ukwemera bahisemo kuba bemera mana bukuri banakunda bimutse babagana bakunze abantu babagana bitandukanye na bamwe mu bantu iyo babonye babimukiramo muri no minsi barangwa no kutishima bakumva ko baje kurya ibyiza byaho bo batuye bakumva ko baje kurya ibyiza byaho bo batuye uko naga ariko bari bameza abansa ahubwo bishimiye kubona abantu bimuka babasanga baza kubana nabo kandi mu mitima yabo ntibararikire ibyo abo bimukira bahawe ntago bajyaga bararikira ibyo abimukira bahawe ahubwo bagaharira abandi bo biretse wasangaga babaharira kubera ko ntacyo bari bafite bari bataye imitungo yabo imaka baje kuba i Madina nta kintu benshi muri bo bari baje imbokoboko kabone nubwo nabo ubwabo bari babikeneye kandi abarinzwe kugira ubugugu nibo bazatsinda. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة بعقد المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين الركوندو نغيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرغونجيري imbaraga aho yifashishaga noneho kunga ubuvandimwe hagati yabo n'abimukira nuko yunga ubuvandimwe hagati y'umu Ansar n'uwo yakiriye kandi barabagabo 90 kimwe cya kabiri cyabo barabimukira ikindi ari Abansar no kuvuga ngo bari 45 abagabo 90 kimwe cya kabiri abimukira ikindi kimwe cya kabiri Abansar 45 nuko yunga ubuvandimwe hagati yabo ko bagomba kujya batabarana ibyo ubuvandimwe bwari bushingiyeho yafataga Imana umugabo umwe ikamubwira iti wowe uri umwimukira wahangaha tuvanye i Makka undi ikamubwira turi umusango waha mbagize abavandimwe ubuvandimwe bushingiye kuki mugomba gutabarana icya kabiri sinoko gutabarana gusa mugomba kuzungurana nyuma y'abanyamuryango ba hafi nyuma yuko umwe muri mwe bwuzapfa mbere yundi abanyamuryango be ba hafi bakagira ibyo babona uyu nguyu ngize umuvandimwe wawe agomba nawe kuzakuzungura nuko ibi bigendanye no kuzungura nabyo byaje kuvanwaho itegeko ryo kuzungurana riza kuvanwaho ryuko rishingiye gusa ku buvandimwe bwuko abantu intumwa y'Imana bagize abavandimwe ryaje kuvanwaho hasigara kuzunguranwa hagati y'abafitanye isano gusa ndetse na bya bindi twabonye mu bigendanye na mirath abafitanye isano ndetse n'abafitanye isano ryo kuba wenda barahanye ubwigenge mu by'ubucakara ariko ubuvandimwe bwo bugumaho kuzungura na hagati yabo byavuyeho ariko ubuvandimwe intumwa y'Imana yashyizeho hagati yabo bwo bwaje kugumaho aya masezerano yari yabereye mu nzu ya Anas ibn Malik Imana ibishimire bose qala wa kana min hubbil ansari li ikhwanihim al muhajirin ibadallah mu byari bikomeye no bigaragaza ubu vandimwe Abansar bagiranye n'aba muhajirina cyangwa se abasangwa n'abimukira urukundo rw'aba Ansar bari bafite abavandimwe babo babahungiyeho harimo kuba bareretse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ibiti byabo byitende benshi muri bo ubukungu bwabo cyangwa ubukire bwabo bwari bushingiye ku buhinzi bakoraga bw'ibiti byitende bereka intumwa y'Imana ibiti byabo byitende kugira ngo ibibagabanye nabo bavandimwe babo babimukira uw'intumwa y'Imana yagize umuvandimwe na mugenzi we akaza akayereka umurima we musambuye akayereka ati done mfite ibiti 100 ndagira ngo nabyuze kubingabanya n'uyu wangeze umuvandimwe
nuwagize umuvandimwe wanjye afate 50 nanjye mfate ibindi biti 50 tugabanyemo isambu kabiri. Maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabyanga barabwira bati noneho yewe intumwa y'Imana tuzajya dufata ibiduhagije bivuye mu musaruro wabyo, tuzajya dusarura ibi biti by'itende dufata ibiduhagije, ibisigaye noneho tubihe kuri aba bavandimwe bacu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo byo irabyemera. Wa kana Sa'd ibn ar-Rabi' aktharu an-nasi amwala, witwa Sa'd ibn ar-Rabi' uyu yarumwe mu basangwa, yari umukire kurusha abandi baraho bose, nuko abwira umuvandimwe we mubaje bahunze ariwe Abdurrahman ibn Auf, aramubwira ati اقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها. iman y'uyu mugabo Sa'd ibn ar-Rabi' ni bake cyane mu bantu muri kino gihe bashobora kuyigira. Uku kwemera nuko gukunda mugenzi we wari ugizwe umuvandimwe we n'intumwa y'Imana ni bake cyane bashobora kuyigira. Yamubwiye amagambo subhanallah, ayo magambo ni bake cyane bashobora kuyakora. Aya magambo ubwayo nicyo kimenyetso kigaragaza urukundo yari afite mu mutima rudafite inenge iyo ari yo yose. Yaramubwiye ati dore intumwa y'Imana kugiza umuvandimwe wanjye yewe Abdurrahman ibn Auf, ngaho rero gabanya uyu mutungo wanjye. Muribuka ko tuvuze ko yari umukire kurusha abandi. Gabanya uyu mutungo wanjye utware 1/2 bitandukanye n'uwari wese muri kino gihe cyangwa se mu busanzwe umuntu ko arushaho kugira umutungo mwinshi niko arushaho kuwukunda. Iyo umuntu afite 2 miliyoni abatarakunda amafaranga, yagira 4 miliyoni agatangira kuyakunda, yagira 10 miliyoni akayakunda kurushaho, yagira 1 miliyoni akaba umugugu no cyane. Uyu mugabo hamwe n'umutungo we Sa'd yaramubwiye ati gabanya umutungo wanjye utware 1/2. Arongera avuga ikindi kintu gikomeye noneho cyo kirenze umutungo. Aramubwira ati kandi mfite abagore babiri. Ntabwo yamubwiye ati mfite abagore 2 akira ngo hayo nguyu la, ahubwo yakoze ikindi gikomeye kuruta icyo. Aramubwira ati mfite abagore 2, rebamo ugushimisha. No kuvuga ngo umuntu afite abagore 2, ubusanzwe abantu bafite abagore barenze umwe, iyo umuntu afite abagore 2 ntabwo ashobora kubakunda kimwe. Haje hanga yabibera umuhamya, umuganirije yabibera umuhamya. Ntabwo umuntu akunda abagore urukundo rumwe. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga Aisha birazwi kurusha abandi bagore bayo, kugeza ubwo yajyaga isoma mu busabe bwayo ikabwira Allah subhanahu wa ta'ala iti nyagasani uzambaze ibigendanye n'iyi qism, uzambaze ibigendanye na qisma no kugabanya abagore banjye amajoro, ariko ibigendanye n'umutima ntuzabimbaze, kubera yuko ni wowe uhindura uko ushatse. Umutima w'umuntu ntabwo ushobora gukunda abantu 2 icyarimwe. N'abantu umuntu yibyariye, ababyeyi bashobora kubabeshya bakababwira bati turabakunda mwese tubakunda urukundo rumwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Abafite abana batandukanye bamaze gukura, hari umwana umubyeyi akunda kurusha abandi, atari uko abandi abanze, ariko urukundo rwe ruba ari rwinshi kuruta abandi. No ku bagore nuko nguko. Rero uyu Sa'd yaramubwiye ati kandi mfite abagore 2, reka ne kuguha uwo nakunda, ahubwo aramubwira ati rebamo ugushimisha. Ashobora gushimishwa nawe wundi akunda cyane. Rebamo ugushimisha maze utalliqha, muhe gatanya, muhe talaq. Hanyuma igihe cya eda ye nikirangira umurongore umutware. Abdurrahman nawe yari afite iman, yari afite kwemera kutameze nk'uko abenshi muri iki gihe. Twebwe benshi mu bantu b'iki gihe biza kubaho, wari kumubwira uti uwo mutungo wawe ndawakiriye, ndetse n'uriya mugore wawe muri bera 2 uriya mwiza niwe nshaka, ubuzima bugakomeza. Ariko Abdurrahman yamusubije igisubizo gikomeye. Aramubwira ati
بارك الله في أهلك ومالك أين سوقكم بارك الله في أهلك ومالك أين سوقكم aramubwira ati Imana igushirira imigisha mu muryango wawe no mu mutungo wawe ahubwo mbwira aho isoko ryanyu riba we ndangira gusa aho isoko ryanyu riri barangije bamuyobora ku isoko rya Bani Qaynuqa bamurangira bamuyobora ku isoko rya Banu Qaynuqa ntabwo yigeze agaruka uretse ko yagarukanye inyungu ya Aqit ni Samuri Aqit yari amata yabaga afashe yaribwaga nk'ibiryo byari bimwe mu biryo byari byiza muri kiriya gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nibyafashe igihe uretse ko uyu Abdurrahman ibn Auf yaje kuba nawe mu bakire b'i Madina